turabasuhuje kandi turabashimiye cyane mwe mwese tubana kuri IBTC Production Services, ni platform y'ishuri rya IBTC tubanaho umunsi ku munsi, habaho ibikorwa by'abafatanyabikorwa, abanyeshuri, abantu bagendera IBTC. Turabasuhuje cyane, ni Daniel Byiringiro, tubana umunsi ku munsi imbere ya screen zanyu cyangwa se n'imbere ya kamera zacu. Twongeye kugira amahirwe kwakira umukobwa mwiza cyane. Mumeze neza? Yego tumeze neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Mwatwibwira? Nitwa Umutoni wa Serasheri, nkaba ndi umunyeshuri wo muri IBTC. Recho, amakuru yawe? Ni meza. Hanyuma Recho, muri IBTC hashize igihe kingana iki uhaje? Hashize amezi 3 nje kwiga muri IBTC. Waje kwiga iki muri IBTC? Nigaga filmmaking. Filmmaking? Ubwo iyo uvuze filmmaking ko harimo ibintu byinshi, ubwo ushatse kuvuga iki? Nashatse kuvuga nyine gufata video no kweditinga video. Gufata video no kweditinga video. Iyo mufata video, ubona telefone yafata video, mwize ko professionally umuntu afata video akoresheje iki? Umuntu afata video akoresheje kamera. Kamera, ubwo umanza no kwiga amategeko ya kamera. Kamera rero tubwiye, uramutse ushatse no kwigisha umuntu kamera, wavuga ko bigamo ibiki? Kuko abantu bose ntibafotora se buri? Yego, abantu bose bafotora. Twiga uburyo ki dushobora gukoresha white balance, ISO ndetse na shutter speed, uburyo ki ushobora gufocusingamo amashusho yawe akaza asa neza. Focusinga sugu ibyo bintu ko ari amaterime tekinike wenda yanyu, nyine nk'umuntu mushya ukurebye hano ku kiganiro, umbishije focusinga muri make ni ibiki? Donc ndagira ngo ubwire umuntu nkaho arebye yamenye ibintu bya kamera bwa mbere atazi niyo byerekeza, mubwira uti ubufocusinga impamvu ni ibi, byabaye yitafocusingira nyine muri make wisanzuye. Kamera nyine ifite ibice bibiri by'ingenzi, body na lens. Noneho iyo ushaka nyine ubwo buryo warumbajemo bwo gufocusinga, dukoresha lens tuyishyira kuri body. Noneho hari ukuntu nyine ubona nk'intuza nk'ishusho ririmo nyine ukabona umuntu utamubona neza. Iyo rero ugize ufocusinze, hari ukuntu ushobora gufocusinga nyine, hari nk'ukuntu ushobora kureba nka filme, abantu bakunda kureba amafilme, ukabona umuntu wari uri imbere ntabwo ari urimo uragaragara neza, ahubwo uri inyuma ye niwe urimo uragaragara neza. Icyo gihe baba bafocusinze background nyine iri inyuma y'uwo muntu cyangwa inyuma y'icyo kintu. Niyo focus. Body na lens. Lens niyo ni ucyari ibice bibiri. Lens ikora iki, body ikora iki? Nyine body ku bantu nyine, ku muntu ushobora kubona kamera, body nyine ni cya gice twebwe tubona tuvuga ko ari cyo kamera. Noneho lens ni ka kantu k'akaziga kaba kari inyuma ya kamera. Bashobora kuvanaho igihe runaka bitewe nyine n'ahantu ushaka gufotora, ku mamilimetero runaka ugahindura nyine lens. Recho, urakoze cyane, ariko urabisobanura nk'umuntu w'umuhanga, ushobora kuba usanzwe unabikora cyane ibyo bintu. Ndagerageza. Ubundi tubwire muri make nk'umukobwa cyangwa se nk'umugore wisanze muri iyi myuga, uzi ko akenshi bizwi ko ari abagabo babikora, ariko twagize umugisha no muri IBTC hari abakobwa n'abagore benshi bamaze kuhaca. Iyo ubona umukobwa akora photography cyangwa videography, ubona ari gufiringa gufata amashusho cyangwa gufotora, meruka kuri televiziyo, ariko akenshi usanga abakobwa bari gufata amashusho ku mamacu, tujya tubabona abafotographe, hari abafotographe bamaze kumenyekana. We bifata ute? Nyine umwuga w'ubuvideography cyangwa photography, njyewe nyine
mbere naritinyaga nkumva ko nyine ari ibintu abahungu bashobora kuba aribo bakora byonyine, ariko ubu ngubu nasanze nyine umukobwa ashobora gutanga igitekerezo runaka kuri proje murimo gukora kikumvikana kimwe n'umuhungu, kandi biranoroshye nyine umuntu wese yakitinyuka akabikora. ujya kuri tere, wari wajya kuri tere na rimwe? Yego nagiyeyo. Wabonye bimeze bite? Tubwire nka bwa mbere ujya gushutinga cyangwa ujya gufotora cyangwa ujya gukamera, wabibonye ute? Wasanze se byoroha? Wasanze ibyo ntibishoboka? Bimeze bite? Birashoboka cyane, ariko nyine iyo ugiye kuri tere bwa mbere uba ufite ubwoba. Hamwe njya kuri tere bwa mbere nyine nifashishije umwarimu wacu hano ku ishuri, ndamubwira nyine aransobanurira hari ukuntu ushobora nyine kugenda kamera yawe wayishyize muri mode cyangwa se iri mu ntuza, ugashiduka nyine ibintu washakaga gufotora atari byo urimo urafotora. Ubwo biba bisaba ko yakugira inama nyinshi? Yangiriye inama nyinshi nyine uburyo ki nshobora kwitwara kuri tere bwa mbere mpava bimeze neza. Hanyuma se Recu, ngaho tubwire, ibintu bibamo amafaranga kuko nk'uko abantu babivuga? Mu gufotora habamo amafaranga, kweditinga amavidewo, abahanzi baravuka buri munsi, cyane cyane nyine no mu gufotora harimo amafaranga, kuko ibirori nyine abantu basigaye benshi. Hari igihe mbere habaga ikirori akaba batatu turakoresha telefone, ariko ubu ngubu nyine umuntu ashobora kugira anniversaire akakubwira ati waje ukamfotorera, amafaranga araboneka pe. Ngaho tubwire rero, kubera iki umuntu atakwiga gusuka umusatsi, kubera iki atakwiga guteka, kandi nari yatuzi ko nabyo bigezweho, kubera iki atakwiga kubaza cyangwa gukanika cyangwa no gutwara imodoka, akiga photography cyangwa videography? Tubwira agashya kari muri photography nko mu bintu wize, nyine defanda umwuga wawe wize twumve, kubera iki umuntu atahitamo ibyo ngibyo? Nanone icyo ngicyo mbwiye cyo kudefanda nyine umwuga umuntu yize, habaho passion hakabaho na talent. Iyo udafite talent ushobora nyine kuba ubyiyumvamo ibyo bintu, ukumva ko ubishoboye cyangwa se ukabona ikintu ukumva uragikunze. Nkanjye nk'umukobwa ntabwo ngiye nigeze nkunda guteka cyane, just ko guteka ndabizi. Hari igihe umuntu nyine avuga ati guteka ndabizi, ariko nyine iby'ibanze mba numva mbizi. Rero ngewe numvaga ari passion. Yego. Reka tubigeranye mu buryo bw'agafaranga. Ibintu byaguha amafaranga vuba koko, mugiye kwigira rimwe no guteka n'umuntu nawe ukajya kwiga gufotora, inde wazaho umukire mbere? Nanone byaterwa n'ahantu nyine ibyo bintu mubikorera, ariko umuntu wiga gufotora n'umuntu wiga guteka amafaranga araboneka cyane muri photography kurusha mu guteka, kuko ama event menshi ashobora kuba bagakoresha utuntu turi aho nyine tworoshye, ariko bagakenera umufotogarafe cyangwa umuvideogarafe, kandi amafaranga aboneka muri videogarafi no mu guteka ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubusanzwe nk'umukiraka waca ngahe nk'ubukwe? Uramutse nkawe ubonye nk'ikiraka cy'ubukwe, ubundi ubwo waca nkangahe? Nkarashira umuntu aguhamagaye ati ndashaka kuza ukankorera ubukwe, amafaranga utajya munsi nangahe? Amafaranga ya ibyo ngibyo oya ntago akazi kananiye, biterwa n'ubwumvikane wagiranye n'umukiriya wawe. Hari igihe ashobora kukubwira ati ngewe nkeneye ko event zanjye zose uzazimfotorera kuva muri proposal kugera nyine ibintu byose. Noneho hari n'umuntu ukubwira ati ngewe ndajya muri dote reception, nyine ari ibintu biri aho ngaho twakumvikana ku buryo ushobora gukora nk'amafaranga ye ku munsi wafatanye neza. Ubwo reka dufate moyenne y'ikiraka runaka, kuko hari n'ibiraka byo mu mujyi bihenze, hari iby'abakire bihenze, bitewe nanone n'ibintu byatwaye ako kazi, ariko nk'amafaranga ushobora gukora ku munsi wabonye ikiraka cyiza cya videography cya photography. Ntabwo najya munsi ya 450.
450. yego. Wahemba abakozi ntiwabura nka desa usagura yawe. Ntabwo yabura. Wawe nugira amafaranga rero. Byumvikane ko mugiye gukira cyane. Hanyuma rero ngaho tubwire Recu. Umunsi wazaga muri IBTC wahumva gute, wahatekerezaga gute? Ese nowe tutubwira uko wabonye ikigo, ko bakwakiriye, ko bagufashije, utubwire n'intumbero zawe dusoza wenda. Muri IBTC nyine njye ntabwo ibintu IBTC ntabwo nari nyizi, ariko nyine hari ukuntu nacaga nk'ahantu nkabona hamanitse afishe zaho nyine, nanjye nyine nifuza kuzisoma, mpamagaye kuri nimero nari nakuye kuri afishe ziba ziri hariya ku mihanda, nyine baransobanurira, bambwira uburyo ki mukora, bansaba ko nyine bibaye byiza naza aho mukorera akaba aribwo tuvugana. Narahaje banyakira neza, by'umwihariko abarimu baho bahigisha n'abarimu bafite ubunararibonye, birenga nyine no kuba byaba mu kazi kabo, ukabona ko uburyo ki barimo kugufashamo bashobora kuba nyine bashaka ko ku isoko uzavamo umuntu ufatika. Hanyuma baguhaye package nziza nk'uko wayifuzaga cyangwa wasanze bigisha neza? Bigisha neza, ibikoresho barabifite, yaba ari ukwigisha teori bafite abarimu b'abahanga babizobereyemo, na puratike byose, inyigisho uba ukeneye zose urazihabona, atari bya bindi byo kuvuga ngo urimo uriga ngo nukenera kujya gukora kuri kamera ngo muzajya kuyireba ngo cyangwa hari ahandi hantu, ya kamera iba ihari mukiga. Noneho by'umwihariko hari ukuntu nyine ushobora kujya kwiga ku kindi kigo ugasanga nyine nk'umuntu udafite mashini laptop biramuvuna gukurikirana izo nyigisho, yego. Ariko bonyine haba hari amamashini, umuntu ufite icyo kibazo nta kibazo ushobora kugira cyo kuvuga ngo nta laptop mfite, baragufasha. Imana ishimwe ko rwose uduhaye message nziza ko bimeze neza. Ubwo tuba dufite ubwoba ko utubwira ko bataguhaye serivisi nziza, tukibaza ngo gira inama uha abantu nk'ababyeyi bagukurikiye, abana bagiye kujya mu kiruhuko, ntawe rwose wasogongeye ku mafaranga rwenda ataba menshi yafutugura afite ukayaryaho, babwire ibyiza bya IBTC, bakumbuza kuza kwiga ibintu byacu, kuko nk'abakobwa muracyari bakeya kandi nyamara bimaze kugaragaramo ko ibi bintu bifite amafaranga menshi. Sigitumwe no ku bakobwa, burya muri marketing abakobwa baba bafite abantu benshi babaha akazi kubera bazi gukomvenka, bafite inshuti nyinshi kandi abakiriya ba mbere bawe burya n'abantu mubana n'inshuti zawe, ni famiye, nibo bambe. Tubwirira nk'abakobwa rero batinya. Nk'abakobwa bashobora kuba bitinya sinaterura kamera, nyine biriya bintu ni iby'abahungu, bagomba gutinyuka kuko kamera ni ikintu umuntu uwo ari we wese yakora, yaba umubyeyi, kandi si no kuvuga kuri kamera gusa. Nyine iyo waje kwiga nka filmmaking irimo ibice byinshi cyane, ushobora kuba wenda utajya kuri kamera ukaba nk'umuproducer cyangwa ukaba nk'umudirector. Ni ibintu bigiye birimo nyine byinshi bitandukanye, bigabanyijemo ibice byinshi, cyane cyane nk'ubu ngubu tugiye kujya mu biruhuko. Ababyeyi bagakwiriye kuzana abana babo bakiga bafite wenda n'umwuga, bibaye ngombwa ushobora kubateza imbere, kuko amasomo yaho arahendutse, kandi ni ibintu biri ku isoko nyine ry'imari. Ntabwo waba uzi gufotora cyangwa uzi kweditinga ngo ubure akazi. Hanyuma rero turagushimiye cyane. Ariko mwiganye hari abanyeshuri mwiganaga of course, wabonaga interaction yanyu n'abanyeshuri, ni bande utazibagirwa mwabakoranye neza? Abanyeshuri bose muri rusange twabanye neza, nubwo nyine bavuga baca umugani mu kinyarwanda ngo ntazibana zidakomanyije amahembe,
turi abantu muri rusange ariko nyine njye nizera ko byagenze neza twize neza ntawabangamiye undi kuko buri wese yabaga afite ibikoresho bye akamenya aho biherereye n'uko bimeze abanyeshuri bari bahari bari beza uwo ntakibagirwa cyane nakundaga njyewe ni Marita yakundaga kudusetsa yagiraga akavuyo kenshi bikadufasha nyine mu masomo ya buri munsi. Ni gute koko widagadura, ni gute ushyira stress z'isi n'imihangayiko y'isi? Njyewe nyine ubuzima bwanjye mba numva ndimo nshaka kubwegurira nyine mu bintu nize. Hari igihe nyine ureba nk'indirimbo ukajya ubona nyine bigufasha mu kugira mu gukomeza nyine kwimenyereza mu bintu wize uko ureba filime nyinshi n'uko ureba indirimbo nyinshi ukahara indirimbo runaka ushobora kureba ukabona harimo nka ife utaruzi kuko haba hariho ama effect menshi ku buryo yose nyine niyo waba urimo kwiga bashobora kuguciramo mu ncamake ariko utazi ngo ikora gute. Ngo effect iyo tugeze ni cya gice cyo gutunganya amashusho, ni muri cya gice cyo gutunganya amashusho. Tukira wa editing nawe urayizi? Yego. Wakediting ibiki? Nakediting ibiganiro, documentaire, amafilme n'ibindi. Wakora filime neza igasohoka? Yego. Wow. Ubwo rero iyo ureba filime ureba indirimbo uba uri no kubyigiramo? Yego. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Hanyuma ujya ureba nk'umupira cyangwa ufana nk'ikipe? Ntabwo umupira mukunda, ntabwo ari ibintu byanjye. Ariko nyine ndimo kwiga photography, ningirirwa amahirwe nkabimenya neza nzajya gufotora kuri match ndebe ukuntu biba bimeze. Ariko still ubundi ni ukwigendera kuri passion yawe gusa. Nimba ari football kujya ugiye kuyifotora nta bindi. Ntabwo nyine njyewe ntabwo nsobanukiye ibintu by'imipira cyane, ariko nyine njyewe mu buzima busanzwe nkunda Rayon. Yego. Ariko ntiwambaza nk'umukinnyi wabo ni ukumva nyine gusa ukumva ikintu uragikunze. Ibu ngenda umukunzi. Noneho teza ko umukunzi aba arenze umufana. Oya njyewe nyine nshobora kubabara. Hari umufana ashobora kuba yakisiga n'amarangi. Ariko njyewe nshobora kubabara nkavuga ati Rayon bayitsinze cyangwa se nkishima ngo yatsinze. Ariko nyine ntabwo kujya ku mamace nyine ntabwo njyayo. Batuye kumva n'umuziki mu ndirimbo ukunda, niyo ndirimbo ukunda yashobora kubura kuri playlist yawe? Ni nyinshi. Oya muri iyi minsi niyo iri kugufasha rero sasa? Muri iyi minsi ubu ngubu ndayibukara. Hari indirimbo nyine nshobora no kuba ntazi n'izina ryayo. Ntabwo ugiye kuduha kapera yayo? Oya kujya ntabwo nzi kuririmba. Nyine ni agace gato kugira ngo nyitahure nanjye. Uyitahure nawe? Ni indirimbo nyine baririmba ngo uri Imana y'akandi karyo, ibintu nk'ibyo. Uri Imana y'akandi karyo. Nasugo tugira ukuntu bakaririmba twumva. Ntabwo abantu babikunda. Niyo abaturanyi b'i Burundi je pense ko bayiririmba. Bityo rero turagushimira ariko nta nubwo watwibwiye ngo tumenye status yawe. Ese urubatse, uri ingaragu? Ibyo nibyo bibazo ubundi duheraho tubaza ariko ntabwo twabivuganye. Ndi ingaragu ntabwo nubatse. Turagushimiye rero cyane, duhaye ikiganiro cyiza ngo tuzaduhurira mu biraka. Asante cyane, urakoze Rashi. Nawe urakoze. ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC
uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554032 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School